ariko singire urukundo ntacyo mba ndicyo. Amen. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, urukundo ntirwihimbaza, urukundo ntirukora ibiteye isoni, urukundo ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none tubirebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzareba duhanganye mu maso. Amen. Imana ihe umugisha ubusomyi bw'amagambo yayo dusomye aka kanya. Bibiliya yacu iri kutwigisha itubwira iki? Ese ijambo ry'uno munsi ni irihe? Riravuga iki? Ijambo ry'uno munsi riratwigisha, riratubwira urukundo. Ese urukundo ni iki? Ese urukundo warusanga he? Ese urukundo rukora iki? Mumaze kubyumva. Uwiteka biravuga ngo Imana ni urukundo. Abashaka Uwiteka bayishaka bari mu rukundo. Abantu ntabwo babana badafite urukundo. N'inyamaswa yemwe ubwazo ntizabana ari nta rukundo. Imana yaremye inyamaswa ishyiramo urukundo. Urukundo umubyeyi akunda abana, urukundo inyamaswa zikunda izazo, urukundo abantu bakunda ababo. Ariko hejuru y'ibyo byo gukunda imiryango n'abantu banyu no gukunda ibintu, hejuru yabyo hari urukundo. Ari rwo ijambo ryavuze ati nimukundana bose bazamenya ko muri abigishwa banjye. Urukundo ni ingenzi, urukundo ni rwiza, urukundo ku bakristo ni rwiza, kuko biravuga ngo ntabwo wabasha gukunda Imana udakunda mugenzi wawe, udakunda mwene so muri kumwe. Niyo mpamvu urukundo rutwigisha gukundana. Urukundo ntirwirarira, urukundo ntirushaka ibyarwo. Ufite urukundo ntabwo agambana. Ufite urukundo rw'igihugu ntiyakigambanira. Ufite urukundo rwo gukunda abayobozi ntiyabavuga ikibi, ntiyabavuga nabi. Ufite urukundo rwo gukunda ntiyakwanga ababyeyi be. Uw'Imana hari urukundo, yaba umwana yaba nde. Ufite urukundo, urukundo rugutegeka kubana neza n'abavandimwe, kubera avuga ngo urukundo ntirugambana. Ufite urukundo ukunda Imana. Ufite urukundo, urukundo ntabwo rugutera guhubuka, urukundo ruguhereza kwihangana. Urwo rukundo rero twihuse niho usanga Bibiliya ivuga ngo kuko umusore azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba batakiri babiri ahubwo bakaba babaye umwe. Ni ukubera iki babaye umwe? Kubera urwo rukundo. Ubukwe bubaho kubera iki? Kubera umukobwa yagize urukundo, umusore akagira urukundo. Ubukwe bubaho kubera urukundo.
hatari urukundo nta bukwe, hatari urukundo igihugu cyose kigira umwirare, hatari urukundo igihugu nta mahoro, hatari urukundo umuryango nta mahoro. Ariko iyo hari urukundo rutera abantu kwihangana. Biravuze ngo naho navuga indimi nk'iz'abamarayika bo mu ijuru, ndetse ubwanjye nkitanga ubwanjye ngo bantwike ku bw'ikintu runaka cyangwa umuntu runaka cyangwa ku bw'impamvu runaka, ibyo nkabikora nafite urukundo nta kiba bimaze. Ngo none nafata ibyanjye byose nkabipurataje, nkabigabanya, nkabigaburira abakene, ibyo byose nkabikora nafite urukundo, ni ubusa. Muribaza ngo mbese ushaka gutanga ibintu byawe byose udafite urukundo? Yes, hari abantu benshi babikora, agakora ibintu ashaka kwishimisha, agakora ibintu ashaka kugira ngo murebe. Ibyo ntacyo byaba bimaze, ibyo ntacyo byatumarira. Ibyo gukora kugira ngo nshimwe n'abantu, abantu bandebe, abantu bankunde, abantu banyemere kubera nakoze ibyo ni byiza kubikora, ariko ubikoreye mu rukundo. Urukundo ni rwiza, icyaba Imana twese ikaduha urukundo. Murabyumvishe? Reka dusome Yohana ya mbere, Yohana urwandiko rwa mbere 2 turageza ku 9. 2 dore ku 9 haravuze hati, Yohana urwandiko rwa mbere 2 umurongo wa 9, uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima. Amen, amen. Imana iduhana umugisha. Murabyumvisha? Ngo umuntu wese wavuga ko ari mu mucyo ariko akanga mwene se, akafite urwango mu mutima we rwo kwanga umuryango, rwo kwangana, uwo muntu wangana aracyari mu mwijima, nta nubwo aramenya Imana, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Ngo uvuga ko ari mu mucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima, na bugingo n'ubu ukunda mwene se aguma mu mucyo, nta kigusha kiri muri we. Ngo ukunda mwene se, ukunda umuryango, ukunda abavandimwe, nta kigusha kiri muri we, uwo muntu aguma mu mucyo, kuko Uwiteka ari urukundo. Nimba umuntu afite urukundo bivuze ngo twari tugiye gusoma Petero ya mbere, ariko turi kuri amagambo avuga urukundo. Urukundo ni iki? Ese urukundo twarubona gute? Niyo mpamvu ngira ngo tuganire amagambo. Reka twajya dusome Petero ya mbere ibice 4 umurongo ni wa 7. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga, ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi. Amen, amen. Ariko ikiruta byose, urumva ibi bintu byose arabitubwiye, aravuga ati iherezo rya byose riri bugufi, ngo nuko mugira ubwenge kandi mwirinde ibisindisha. Muri ibyo byose ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi. Ati mukundane urukundo rwinshi, rwa rukundo umuhungu akunda umukobwa ariko umurambagiza, mwirambagiza ry'umusore n'umukobwa. Urwo rukundo muba mufite ruri kugurumana, bigatuma mugera igihe mushinga ubukwe. Atari rwa rukundo rw'uburyarya, atari rwa rukundo rw'agahararo, rwa rukundo umuhungu akunda umukobwa akavuga ati nakwemera kwitanga ku bwawe, nakwemera gupfa ku bwawe. Ati njye nemera ko uru rukundo ruzatugeza ku ntego. Urwo rukundo mugomeze mu rukundane, mu bukumi bwanyu, mu bukecuru bwanyu, mu busaza bwanyu, urwo rukundo rwinshi.
urwo rukundo rwinshi rugomeze rube muri mwe, kuko nikiyo Uwiteka Imana yacu idusaba ngo dukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Mucumbikirane mutitotomba bavandimwe. Imana ibaho umugisha. Aha rero iyo ari urukundo, urugo rugira amahoro, umuryango ugira amahoro, nta mwiryane, nta ntambara, nta ntonganya. Iyo ari urukundo ibintu byose bigenda neza, kuko batubwiye bati urukundo rutwikira ibyaha byinshi, urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose. Babyeyi mwubatse, mwihanganire kandi mubane n'imiryango yanyu amahoro. Namwe bagabo, Bibiliya iravuga ngo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero rye akaryitangira. Ukunze umufasha wawe, ukunze umugore wawe, nta kibi wamubonaho. Nawe wa mubyeyi we, nawe wa mugore we, uramutse wubashye umugabo wawe nk'uko Bibiliya ibivuga, ukamwumvira, ukamugandukira muri byose, nta kibi, nta gisitaza cyaba hagati mu muryango wanyu. Ndabasabira urukundo. Imana irubahe kandi ibashoboze kurubamo. Urukundo rube muri mwe, urukundo rubayobore, urukundo rube mu mibereho yanyu. Imana umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bene data, bashiki bacu, reka dufata akanya gatoya nitubatinze kugira ngo murarambirwe, kuko burya ijambo ry'Imana abantu benshi bakunda kubirambirwa, bagashaka kurikira bya bindi biryoherera amatwi, ya makomedi abantu bashyiramo asetsa za indirimbo nazo ni nziza, ko nazo ni ubutumwa bwiza. Indirimbo nziza za gospel zidufasha kujya muri mudu yo kumva ijambo ry'Imana. Ariko bya bindi mukunda gukurikira mutindamo cyane, Bibiliya avuga ngo mbwira ibyo wirirwamo, umbwire uwo mutindana, umbwire aho wirirwa, umbwire abo mwirirwana, nanjye ndakubwira uwo uriwe. Burya ibyo dutindamo, ibyo twirirwamo, nibyo bituranga, kuko Bibiliya avuga ngo buri kintu kigira igihe, kandi igihe nicyo gisobanura umuntu uwo ari we. Igihe niyo cyerekana umuntu, igihe kiranga umuntu. Hari igihe ugeramo bakavuga ati uyu muntu afite kwihangana, hari igihe ugeramo bakavuga ati uyu muntu afite kwirinda, hari igihe ugeramo bikagucika ukabura icyo ukora, ugasanga ugiye muri kuvuga ati uyu muntu we byanze. Ariko biravuga ngo urukundo rwihanganira byose. Reka turebe rero muri Yohana, ubutumwa Yohana inzandiko, turebe Yohana inzandiko ibice 4 umurongo wa 16. Haravuga hati, Yohana ibice 4 umurongo wa 16, natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Muraga twaramenye kandi turizera, twizera neza urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo. Amen. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, urwo rumaze gutunganya rwose muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka. Kuko uko ariko turi muri iyi si mu rukundo ntiharimwo ubwoba. Niyo mpamvu utagira ubwoba bwo kubabwiza ukuri, ibyo twizeye, ibyo twumvishe tukamenya, ari byo tubabwira uyu munsi. Nitugira ubwoba, turatinyuka tukavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko twahawe ijambo ridukura mu bwoba, kandi iryo jambo akaba ari urukundo. Urwo rukundo rukadushoboza kubana n'abantu bose amahoro. Akaba ariyo mpamvu natwe twanze kwererana ngo bitwamenye, namwe mubimenye,
kugira ngo urukundo twakiriye ruvuye kuri Yesu Kristo namwe mbashe kurwakira kugira ngo mukundane. Imana yacu igira neza, Imana yacu ni urukundo, namwe nimukundana bose bazamenya ko muri abigishwa b'umwami. Bibiliya avuga ngo ibihamya bibe 2 cyangwa se 3. Twasomye isezerano rishya, dusoma n'isezerano rya kera kugira ngo mwumve ko iri jambo rihuje kandi iri jambo ari rimwe, iri jambo nta ruvange, iri jambo ari rizima, n'abaribamo bagomba kugira ubuzima buri muri iri jambo bukabasha gutura muri twe. Niyo mpamvu nongeye kubabwira ngo ubukwe bubaho kubera urukundo, imiryango ibasha kubana kubw'urwo rukundo. Urwo rukundo rero rugomeze rube muri twe. Muri iyi minsi tujya kugaruka ku badamu cyangwa se ababyeyi bumva ko urugo rwagirwa n'abakozi, ugasanga umubyeyi ari bize, afite akazi kenshi, akazi kose yagahariye umukozi. Niko umugabo wamutekeye ibyo byahiye, ibyo bikavaho, wamumeseye, ibyo bikavaho, ejo wataha. Niko kutasasiye umugabo, ese uwo mukobwa ushinzwe guteka akamesa agasasa, wa mubyeyi we aho ntabwo uri kuva mu nshingano zawe utabizi? Aho nyuma yo gusasa, wa mubyeyi we, umukozi gusasira umugabo wawe uhari, ukajya mu kazi ugataha igicuku, ukagenda ukirwa mu kazi ugataha bukeye, ugasanga nta mwanya n'umwe umugabo ahereza umubyeyi, nta mwanya n'umwe umugabo ahereza umufasha we, nta mwanya n'umwe umubyeyi cyangwa umugore ahereza umugabo we. Mwese muri bize, telefone nizo ziri kubaganiriza, telefone nizo zafashe umwanya mu mitima yanyu, telefone nizo zabagize bize. Aho wicaye mu nzu ni telefone, aho uri mu kazi ni telefone, nta mwanya muri rw'imiryango yanyu. Ese mwe ababyeyi mwe, urukundo ruracyari hagati muri mwe? Imana ibafashe kandi igomeze gushyira urwo rukundo muri mwe kugira ngo uru rugendo twatangiye tuzarusoze amahoro. Nabaganiriza mbabwira ko urukundo ari ingenzi, kandi urukundo rutirarira, urukundo rutihutiraho, urukundo rudashaka ibyarwo, ahubwo urukundo iyo ruri muri wowe, usanga uri umunyamahoro, usanga uciye bugufi, nta kwishyira hejuru, nta gupanika, ibintu byose kuri wowe usanga ari amahoro kubera urukundo ruri muri mwe. Basezeyeho bifuriza urukundo rw'Imana kugira ngo bakomeze, kandi urwo rukundo ruzabashorere, urwo rukundo ruzakomeze rubane namwe, kuko biravango byose ari uguhanura kuzashira, kuvuga mu ndimi kuzashira, gutanga kugira neza bizashira, byose bizashira, ariko urukundo ngo ruzahoraho. No muri bwa bugingo boraho Uwiteka dusezeranije, nta kindi kizabayo, nta kindi kizaturanga, ni urukundo. Umuntu ufite urwango, nta juru ry'urwango rihari. Iryo juru muharanira mufite urwango rwo kwanga imiryango yanyu, mufite urwango rwo kugambanira imiryango yanyu, mufite urwango rwo kwanga igihugu mubamo, mufite urwango rwo kwanga abayobozi babana namwe. Bene data, biravuga ngo ntabwo twari tuva ku Mana. Uko byenda kose mwemere urwo rukundo ruba muri mwe, mukunde byose kandi muhanganire byose. Nibyo nababwiraga rero baki bacu, kandi bene data twaganaga ku jambo rivuga urukundo. Urukundo ni iki, kandi urukundo warubona gute? Mu by'ukuri nta kintu wabasha gukora ngo ugure urukundo, nta kintu watanga kugira ngo ugure urukundo. Ko biravuga ngo uwagira ibyo afite byose akabitanga kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Urukundo ntirugurwa, ahubwo urukundo Imana, uko Imana ari urukundo, kandi Imana ikaba yaratanze kugira ngo tube urukundo, urwo rukundo rugomba kuba muri twe. Niyo mpamvu nagira ngo tutarasoza dusome Samweli ya mbere ibice 19 umurongo wa mbere, twumve icyo nahatubwira. Ni Samweli ya mbere 19 umurongo wa mbere, turagara hepfo kuwa 5. Reka twumve icyo atubwira. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bukeye Sawuli abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane. Murabyumva neza ko Yonatani ko yakundaga Dawidi. Kadusubira kugira ngo byumve neza. Bukeye Sawuli ari we se wa Yonatani abwira umuhungu we Yonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko
Yonatani mwene Sawuli yakundaga Dawidi cyane, nuko Yonatani aburira Dawidi ati data Sawuli arenda kukwica, none ndakwinginze ejo mu gitondo uzirinde wihishe ahiherereye, nanjye nzasohoka mpagarane na data ku gasozi aho uzaba uri mvugane nawe ibyawe, ningira icyo numva nzabikubwira. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli amushimagiriza Dawidi, aravuga ati nyagasani ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi, kuko nta nabi yakugiriye, ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Amen. Ni ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cya Samweli ya mbere. Murabyumva neza, ati Sawuli abwira Dawidi ati genda wihishe, nigira icyo menya nanjye sinzagira icyo muhisha, nzabikubwira. Yonatani yari umuhungu wa Sawuli, ariko Yonatani akaba umwe mu ngabo za Sawuli, kandi akaba umuhungu wa Sawuli, ariko agakunda Dawidi. Ariko Sawuli agahiga Dawidi. Ari guhiga Dawidi kubera iki? Kubera ishyari n'ibibazo. Intambara ntabwo ari izubu, intambara zahozeho. Ariko ngenda babwira ngo urukundo rugwire muri twe. Nitugira urukundo, izo ntambara zashira muri twe. Nuko niyo mpamvu Yonatani na Dawidi urukundo rwabo ari hagati k'inkubirane, kubera Yonatani yakundaga Dawidi cyane. Yonatani ntiyari kwemera ko hari ikibi cyaba kuri Dawidi, ntiyari kwemera ko Dawidi apfa abibona abyumva. Niyo mpamvu yagiye akavuga ati Dawidi genda urebe hano wihisha, nanjye ngende nshimangirize cyangwa mutake kuri data, mubwire ibyiza byawe, mubwire ibyiza wakoze, kugira ngo data acururuke umutima we ujye hasi, yere kwemera gukora ikibi ngo yice Dawidi. Nanjye ningira icyo numva na data sindabiguhisha, ndabikubwira. Mu by'ukuri bene data, iyo ufite urukundo kuri mwene so, ntiwifuza ko mwene so hari ikibi cyamubaho, ntiwifuza ko mwene so yabaho nabi. Iyo ubonye ikibi kije uramubwira, iyo ubonye ikintu kitari cyiza uramubwira, kuko mwene so ntabwo umuhisha, umubwiza ukuri, ukamubwira ikiri ku mutima. Nanjye ndababwira ngo niyo mpamvu nazigira nikinga kugira ibyiza mbabwira, nazagira icyo mbahisha mu gihe ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Twaganiraga ijambo rivuga ku rukundo. Urukundo ntacyo watanga ngo urugure, urukundo ntirugurwa, urukundo ntacyo wakora kugira ngo urubone, ahubwo Imana ubwayo niyo igomba kugushoboza kugira ngo urwo rukundo rube muri wowe. Ni ukuri, naho wagira icyo ufite, naho wagira ubutunzi, naho wagira amafaranga, naho wagira indimi zirenze, naho wagira amashuri arenze, ugakora ibintu birenze, ariko udafite urukundo ntacyo byabimaze. Urukundo rero ndabifuriza kugira ngo murushake rube muri twe. Abantu benshi bari gucika intege, abantu benshi bakiheba, abantu benshi babuza amahoro kubera urwo rukundo rutari muri bo. Ingo nyinshi zigusenyuka ko ratanye bibabwira, ugasanga abantu bagize umwiryane, babuze amahoro mu ngo zabo kubera babuze urukundo. Rwa rukundo rwa mbere muri fiansaye, rwa rukundo rwa mbere rwatangiye Imana ikiduhereza iri jambo, nirwongere rugaruke mu mitima yacu, mu mitima yanyu, mu mitima ya mwebwe. Urukundo rwongere rugaruke kugira ngo mubashe kubana n'abantu banyu amahoro, kugira ngo igihugu kigira amahoro, igihugu kigira umutekano, ingo zigira amahoro, ingo zigira umutekano. Nuko urwo rukundo rwongera rukagaruka mu mitima yacu. Imana bamugisha abavandimwe, Imana bamugisha bene data, Imana bamugisha inshuti z'umusaraba, Imana bamugisha bashiki bacu, Imana bamugisha bene data. Urukundo nirwo nababwiraga, kandi turabifurije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo.